Frankfurt yari imaze imikino ine itsindwa Liverpool ariko yongeye kubona intsinzi ariko igitunguranye cyane muri iyi sezo muri match 8 muri match 3 muri Champions League bamaze gukina imaze gutsinda ibitego 8 bine muri byo ni imipira y'imiterekano. Kuri uyu mugoroba kandi Florian Igarutse yatanze imipira ibiri ivamo ibitego which is good kuri we. Hari n'inkuru itari nziza ariko Jeremy Flimpong n'umuntu witwa Alexander Isak abangaba bombi bagize ibibazo by'imvune ariko uburyo bano basore ba Arne Slot basubije ku mugoroba imbere y'ikipe ya Eintracht Frankfurt gushyira hanze Mohamed Salah nyuma y'igihe kinini tumukritika natwe hano muri ndumva twaramakritisi cyane kuwa mbere umutoza yaba yagaragaje ko ashobora gutangira kuzajya atsinda imikino imwe n'imwe adafite Mohamed Salah. Nibyo cyambere Salah yari match ya 8 adashobora gutsinda igitego nicyo yaherukaga gutsinda bakina n'ikipe ndavuga igitego muri open play muri mukino ufunguye icyo yaherukaga gutsinda kuri penalty ubwo ntago ari muri open play nicyo yatsinze Burnley. Ntabwo Salah ari mu bihe bye byiza ushobora no kubireba kuri social media platforms ze kuko mu byukuri abantu bose batunguwe ntabwo bazi ikintu kiri kuba kuri Mohamed Salah. Baribaza batese Mo Salah yaba yishimye ubona ari umuntu usa naho ari somehow navuga nka wibuze ukuntu hari kure ntabwo ubona Mohamed Salah asa n'umuntu nyine uri preza uri bavuga ko ngo urupfu rwa Jota rwamubabaje cyane sinzi niba yari yabanje hanze yitwa Mohamed Salah. Batangiye batsindwa igitego ku minota 24 cy'umusore Christensen baramwibuka cyane muri za Leeds ariko Liverpool yakoze cyitwa comeback igitego cyiza cya counter attack cyangwa se cy'umusore bita Higo Ekitike cy'abataka igitego cya mbere rwose kuri pass ya Andrew Robertson. Virgil van Dijk aza gutsinda igitego cy'umutwe ko nataza gushyiramo ikindi ba Dominique Sobizolai baratsinda. Yari ambiance ari ya Frankfurt ku ruhande rwa Liverpool morale yongera kugaruka. Niki kidasanzwe dizo kuri uyu mukino wa Liverpool na Frankfurt nyine uwo mwuka niki kidasanzwe twabonye kuri Ancelotti nyuma ikidasanzwe zo hari impinduka zakozwe mu kibuga kwicaza Mo Salah ukabatereka nagize abataka banje babiri umwiza bantinza kwicaza n'uwo ntekereza ko mfitiye ikizere Alexander Isak kuko kubanza mu bose babanza bityo cyari ikintu cya mbere cyari cyo kwishimira. Ikindi wareba ku mpinduka yari yakoze Flimpong yatangiye nayo n'umukinnyi wanaga nake akomanga kuko iminota ya nyuma United ikinga neza cyane bigaragara ko yari akwiye umwanya ko yabanza mu kibuga nubwo kubw'ibyago yaje gusohoka mu kibuga afite ikibazo. Ibundi biri bya rukureba noneho reaction hari guhindura equipe ari kimwe ariko reaction iraza kubiye nyuma y'imikino ine ku mugoroba Liverpool ikintu kidasanzwe cyabaye nuko yakoze reaction yari ikwiye yiza gutsinda igitego kimwe bakaba mu difference igitego kimwe bikaba biri kimwe bya Liverpool ku kimwe cya ikipe ya Frankfurt. Umufana Liverpool nekeza ko ari kuvuga karaka arakanwa ngo gusigarana ariko reaction nkingi yo gutsinda ibitego byinshi noneho ntibiniharirwe n'igice kimwe cy'ikibuga defense ikagutsindira Vigil agatsinda Konata agatsinda Mediani kabonamo ibitego bibiri yaba uyu musore Kodika kupuga agatsinda yaba ndetse na Sobizolai kuri bapakina ku ruhande ndetse n'umwata kwa agatsinda. Nekereza ko uri mu bihe byiza nyine ugereranyije n'abandi bose bari gukinira ikipe ya Liverpool uyu munsi uyu musore w'umufaransa Hugo Ekitike. Nibyo bintu biri ku mugoroba wabonaga byaranze no match guhindura equipe akareba niba hari icyo ashobora kuba yahindura mu mikinire wenda akaba yakwima Mo Salah match imwe akareba ko ashobora kuba yatangiza abataka babiri bakaba batsinda nubwo nekereza ko ku mugoroba nyine Isak yongeye kumubwira ko atarabataye 100% kuba yakomeza kumutrustinga ahubwo uyu Mufaransa ari mu confirm ikindi kintu cyo kuvuga ngo wareka nkakina no mu gihe Mo Salah yaba hari ahubwo Isak akaba yahereza iyo minota yo kuza kunyunganira biri ngo ko ngiye nakwereka ko ni tayari nta match wankiramo ngo ntangira kwiritse ko ndumwataka wanyawe. Ibyo ngibyo rero ni ikintu nekereza ko umukino wa Liverpool nabonyemo ni reaction n'umutoza kugerageza ubundi buryo. Impamvu navuga ko wenda yari match n'abantu bari bitayeho cyane nkanjye nuko hari abayizo minduka atari no mu mazina gusa y'abakinnyi warukomojeho ahubwo kumva ko hari equipe igiye guhagarara idafite Ryan Gravenberch na Alexis McAllister muri mediane
uhita wumva ko byanze bikunze imikino yo muri mediane iraza guhinduka harimo impinduka kuko harimo abakinnyi bakina umupira cyane. Curtis Jones ntabwo ari umukinnyi nk'uko wavuga Wataru Endo, kumwongeraho Dominic Sobozorai wabonye ko yanaganiraga cyane n'umutoza cyane banavuye no muri dressing room mu gice cya kabiri aje gukina igice cya kabiri ubona ko barimo baganira cyane. Niyo match ya mbere yaratangije abataka be bombi, situharebaga se baraza gukina 4-3-3 nk'uko byagaragaraga, barakina 4-4-2 ahubwo byaje kugaragara ko ni barimo baragerageza gukina mu buryo bwa 4-4-2 kuko wabonaga ko ubwo Ektike Isak akirimo hari uburyo yajyaga gufasha cyane muri wa mwanya wa Florian Wirtz, bigatuma Dominic Sobozorai na Curtis Jones bakina nk'abaringaniye kugira ngo bafashanye. Byaje gutuma na Florian Wirtz aba umukinnyi mwiza mu by'ukuri kuko ni umukinnyi wa créer chance nyinshi, aza no kubonamo n'izo assist ebyiri muri match, yakagombye no kuba yabonye igitego mu minota ya nyuma nuko bitakunze ko wenda amuhereza umupira Mohamed Salah even na kufra yatenziza muzama kaza kuyikuramo, ariko ni umukinnyi wabonaga ko ahari kuko ubundi Florian Wirtz imikinire ye ni umukinnyi udakina cyane imipira miremire, ahubwo ushaka kwegerana n'abakinnyi be n'abateammates be kugira ngo bakinane mu buryo bworoshye. Ugasanga rimwe na rimwe birimo biragora guhita abona uruhande rwa Cody Gakpo, birimo biragora guhita yegerana na Mohamed Salah, birimo biragora ko yakinana na Dominic Sobozorai kuko aba muri inyuma, donc ukabona biragenda bimugora. Ariko muri ubu buryo wabonye ko n'imikinire yari myiza ku ruhande rwa Florian Wirtz na Dominic Sobozorai na Curtis Jones cyane muri mediane. Amaze gukora remplacement avuyemo Alexander Isak, nibwo noneho bakinnye 4-3-3 mu gice cya kabiri, nibwo wabonye ko bahise bakina 4-3-3. Ku mpinduka rero nje umutoza yari yakoze, navuga ko Robertson yamuhaye izindi mpamvu zo kumwereka ko umwana witwa Kerikeze yaba muretse kuko nka pass yakoze ku gitego cyo kwishyura cya Ektike ni ibintu bye ziriya through ball zakora zihuta zirukanka ko ni baro yafashe niba nayifunga cyangwa ngavuga ngagiye gukora control ko yari yamaze kubona Ektike ko yatangiye gukora run zijya ku izamu, amucomekera umupira wihuta kuri pace ya na speed by'umugabo witwa ubwo Ektike byagaragaraga ko nabasha gukora control imwe ebyiri agasa nk'ushyize nk'uringaniye uriya mu defenseur wa Robin Kosha hari wa Frankfurt ari buze kuza gutsinda igitego kuko finishing ye ni nziza kuri Ektike. So mbona rero ko umutoza byamuhaye imitekerereze mishya yo kureba ese no kuri Brentford ndaza guhagarika equipe ne, ndaza kuyihagarika mu buryo bumeze gute kuko ni convincing win, abakinnyi bagize amanota meza ko nka defense ye regardless y'igitego babanjwe batsinzwe. Niko byagenze kuri match ya Mirase niba mubyibuka umwaka ushize muri Champions League, batsinzwe na Nottingham muri weekend igitego kimwe ku busa, baragenda bagitangira Mirase Pulisic ahita babanza so bahita baza bakora reaction, Van Dijk aratsinda na Ibu aratsinda, match nuva yararangiye ari bitego 3-1 neza niko byagenze. So mbona rero ko ni wake up call, ni match nziza bagize awe bagomba kubakiraho bagakomeza. Nabonye no na Virgil van Dijk avuga ko ngo kuwa mbere nyuma yo gutsindwa na Manchester United ngabantu bose ngo bagiye mu myitozo bubitse umutwe, asaba umutoza ko yaganira na equipe ye wenyine, kapiteni Virgil van Dijk ko yaganira. Urumva nyine abarabaye ibiganiro n'umutoza, ariko noneho we amusaba ko baganira n'abakinnyi bagenzi be ayoboye bonyine, nta wundi muntu umwe muri staff hari, bajyana ibiganiro byiza byo kugira ngo nyine barebe uburyo kibakosora ibintu. Kandi navuga ko biri positive. Mu myitozo yakurikiyeho yo kuwa kabiri ndumva aribwo baplodinze imyitozo yabo muri no stade, babonaga ko bishimye barimo guseka bameze neza. So reka tugeze turebe reaction n'indi uko bizagenda muri Premier League. Bafite equipe ya Brentford, ni Brentford twabonye iyo ntacyo guhomba bifite, iraza ikakwempoza umukino wayo uko ibishaka, wahitsinda ukayitsinda byinshi, yagutsinda ikagutsinda. Ni indi match yo kuba bakongera kubakiraho. Iyi navuga ko ari nka fondation kugira ngo bahindure ibintu, bagaruke no muri mood. Attention baza gutakaza undi mukino muri Champions League bari kuba bagiye kure, uretse no kuvuga ngo yari kuba game ya 5 batsindwa, ariko kujya inyuma amanota 6 kubayoboye ubugiye kure. Ubugiye kure cyane kandi tuzikinira myanya nziza gusobanura kiriya myanya icyo isobanuye. Mbona rero ko all yari match nziza. Iyi match Arne Slot yaza kuyikoresha nk'uburyo bwo kugarura ibihe bya Liverpool mu mwanya wabyo, ndetse
no gutuma icyo ubutumwa ashaka guha abakinnyi babwumva nyuma y'intsinzi. Icyari kitezwe kuri uyu mukino kwari kubanza kureba impinduka umutoza ari buze gutekereza kandi zagaragaye. Icya kabiri kinini gikomeye aza kurwana nacyo no kujera impinduka n'ibyo ziri bumuzanire, kuko nawe arabivuga neza ko afite abakinnyi beza, bigoye gukora selection y'abagomba gukina, kwisanga wakoze selection umukinnyi mwiza wa equipe ari hanze ku mukino wa kabiri wa Champions League wikurikiranya. Nubwo wenda byabiri mu nyungu z'ikipe, ariko ku mukinnyi gwe ku giti cyabatangiye kuzamo izindi ngorane. Icyo ni icyambe. Icya kabiri, hari ahantu byagaragaraga ko agomba gukora retouche abyibwirije muri equipe kuko uru ruhande rwe rw'ibumoso kuva Meros Kerkeze yaza ntabwo arakora ibitangaza ku buryo wahita uvuga ko yinjiye mu nkweto za Andrew Robertson. Ikindi kintu umuntu wese yashoboraga gutekereza ko atari umutoza wo guhita atekereza kwiyima impande ze zose zigendere rimwe kandi umwe agihari. Utakaje Trent Alexander-Arnold mu buryo utifuzaga, ariko mu rwego rwo kugira ngo ugumane ya equipe yawe byibura undi ugihari wo kuri gatatu uwakwiriye kuba ari mu kibuga. Trent akagenda ugatangira kurwana uburyo Trent wamusimbuza, hanyuma ukakora nk'icyo twakwita nka adjustment, aho kugira ngo uhite ubaho Trent adahari tumere nkaho yasohokanye na Andrew Robertson. Biriya byo nanjye nemera ko ashobora kuba ari ahantu yihenze. Kubera iki? Mu musaruro w'ibitego bya Liverpool, Andrew Robertson na Trent Alexander-Arnold babaga babifite mu ruhare rugaragara cyane uburyo bwabo bwo gukina. Noneho nge nibaza ko nk'ikintu cyanabiteye kuri Robertson wenda ashobora kuba aragendeye kuri forume yari afite umwaka ushize, ariko ntabwo umukinnyi burya aguma mu bihe bibi cyangwa ngo ubimurekeremo. Icyo yari yagikosoye. Hagati mu kibuga yaburaga Ryan Gravenberch kubw'impamvu z'uburwayi. McAllister nge nawe nanavuga ni numwe mu bakinnyi niba koko n'umunaniro wabo ubaho na McAllister yananirwa, kubera ko ibikombe amaze iminsi atwara ni ibikombe byose bisaba ingufu, ni Mvune ze mu ikipe y'igihugu ya Argentine, kugaruka no gutwara Premier League nawe kumwumva aramutse afite nk'ikibazo cy'umunaniro cyangwa imbaraga zasubiye hasi ushobora kumwumva, kuko arasabwa kuguma kuri ya level yaho wifuza kuba wadefendisha igikombe kanagitwara. Kuri bano bataka ni ngombwa ko Ekitike yagombaga kuba ari mu kibuga. Umutoza rero we yavumbuye ko Ekitike agomba kuba ari mu kibuga, ariko na Isak agomba kuba ari mu kibuga bagakinana. Icyambere je mbibonamo nuko yari match ngombwa gutsinda cyane, ariko ngombwa kuyitsinda umukinnyi wawe mwiza nawe arahari uwitwa Mohamed Salah. Iyo urisize umukinnyi hanze hari ibintu bibiri kuri we nk'umukinnyi, hari igihe bimusaba kwitekerezaho, kuko Mohamed Salah nawe wo mu kibuga yagaragaraga nk'uri mu kibuga, ariko umusaruro mu kibuga ukawushaka ukawubura, kuko niba ari we mukinnyi mwiza wo mu kibuga ni nawe ukwiriye kuba yongera gushingirwaho imibare. Ariko kuva ino shampiyona yatangira ubibona ko Mo Salah ameze nk'umuntu uri muri comfort zone mu kantu yibereyemo gutyo gusa, atarasohokamo ngo yongere abe Mo Salah wa nyawe ko kuri Liverpool bigire ingaruka nziza. Ikipe ya Frankfurt bakinaga muri iki gihiriri cy'amakipe ari muri rijonjora rya Champions League yabiri nko mu gatebo ka gatatu, ko ino makipe maze gutsinda ibitego yabiri mu gatebo ka gatatu. Kono bushize atsinzwe bitanu, nibaza ko yari nko mu gakangaraga niba atari nakanyuma wenda yari akanyuma karimo izozo hano. No vuga ngo za pafu muri match nini zari zihari ku mugoroba ntabwo yituyibara, ku buryo twavuga nyine ngo tubonye ko iyo adjustment umutoza yakoze, umutoza w'ikipe Liverpool yakoze ihise itanga umusaruro n'ikimenyi imenyereye bitandatu yari ibitego bitanu. Ndeka ngaruke rero noneho ku kigiye gukurikiraho. Ubu mwasaba slot kugarura ikipe kuri Brentford. Nanone Salah hanze se oya kwigarura ni ikibazo nyine ndi kwibaza ko yatsinze ibitego bitanu muri weekend wasaba slot kugarura Liverpool gutya idafite Ryan Gravenberch na Mohamed Salah muri na McAllister muri mediane ntibyagendeka bazamo biragoye. bivuze ko
niba atagirira icyizere nyine iyo kipe yatsinze ibitego 5 yatsinzwe igitego cya mbere ikagaruka ikava inyuma ikasoza match itsinze ibitego 5 umutoza akaba atavuga atoke mfatire hano fatire kuri abangaba mbazane no kuri Brentford aracyafite akazi nanone Diane aracyafite akazi yaviritse na akazi afite kazaba ari akahe Katisi defense ngewe rwose nuko Jeremy Flimpong yavunitse ariko Bundi yagomba gutangira utaha ntabwo ushobora kuba waratakaje umukinnyi kuri nimero kawe ukafite ba nimero 2 ngo ukinishe mu mediateur na Gomez yahakina uri kubyumva ni batatu Gomez nawe ngiye Gomez simpamvu ujya mubona ari umuntu uri aho ngaho uhora ari aho yitabazwa gusa hahandi ubona ko niwe wenyine usigaje wo gutabara nta wundi ni uko yahoraza gukina muri Liverpool kandi akabikina nta umutoza arabyuka ngo amwubakireho imibare n'ibikunda kandi uwo ari we wese urumva abatoza bose nyine abatoza bose bahanyuze kuki abatoza bose banyuze muri Liverpool nawe urabyuka avuga ati okay Trent yagiye umwanya yawutaye uyu mwana arimo aradefanda nawe gukora amakosa menshi bituma atarangiza match bikatwikira imibare muri remplacement Karen Bradley Jeremy Frimpong arahari ntaragera ku rwego none yanavunitse Gomez na experience yawe nibizazane ngwino ufate umwanya ukine kuri kabiri nta mutoza uragitekereza ubwo wenda tuvuge ko azagaruka muri defense Karen Bradley abandi abari Virgil van Dijk abari Konate abari nande na Andrew Robertson wenda byamahera aramutse yagarurira Gravenberch aramutse agarutse muri mediane utakaza umwanya ninde mu bakinnye nimugoroba n'utari usangamo Katisi Jones arahutakaza Jones arahitavamo Makarista se ari muri ya kipe yakinye ibitego bikani ngere nta match nimwe yari kuva no mwana Klopp yamuha umwanya nta match nimwe yari Liverpool ndamubona batamukeneye Katisi Jones nta nimwe irarangira ubona ko numediate ntarabona ko bakeneye gushyira mu kibuga Katisi Jones kandi nawe uko Klopp yamusize ashaka kumwambika umwambaro w'umukinnyi w'umusimbura yawugumye no wamusimbuye ntaramubona ko yamufasha nk'umutitirere n'urugero erego ubushize ariko ku mugoroba yakinye match ya Champions kandi bafite bitego 5 ubushize Slot uko yakoresheje ikipe yasanze nta kintu giza hindura nibyo ariko kubwiye ariko muri sezi ishize ka Jones Liverpool kuri attaque rero umusimbura ariko attaque rero biraza kugenda na match yagiye amubanzamo nyinshi ndibuka nka match yakoze we ku giti cye uyu ari match abanza match ya Chelsea banza hari match abanzamo ariko bari ibibazo byabaye kuba ariko bafite nk'ibibazo by'imvura cyangwa ngewe ndabikubwiye nta match nimwe Liverpool ndareba n'amaso yanyu iminota 90 irangira ntarabona hano Karitis ari bufashe Liverpool uretse aho yegaritse uje kuri Crystal Palace yakubise mu mutwe kuri Kent ya ibyo ni ibintu ikira gitego cyo kuri mu gukenerwa wenda kira gitego cyo kuri nibyo nabyo bivugagamo match ya Crystal Palace mwigiramo ngo regeka kuri Curtis Jones Sotanza assist igitego cyatsinzwe kinjiye kubera ikosa rya Gravenberch waraje gukina muri Central ko Sotanza assist yabyireka ibyo bintu byiworere ry'umutoza urumva no kuri Chelsea noneho ukajya kuri bano basore bataka bano basore nta ugiye sinzi umutoza muri Premier League ushobora kwiperimeta kubanza nk'abataka babiri bombi muri match kiretse afite wa gatatu wenda sinjya nkunda kubibona sindabona none umutoza ukina 4-4-2 muri Premier League ngo bose bari baryamyemo icyarimwe bakwicarega kandi muri press conference Premier League ugomba gutunga umwataka ugatunga n'umusimbura we hahandi buza gukenera kwameneramo icyarimwe biragoye reka nkubwire dewe na interview kumva akana ko abatakabiri bakoresha icyarimwe yavuze ko bigoye birashoboka kuba wabakeneye yavuze ko byamugora yabakeneshije ariko ku mugoroba ariko nk'abantu mwe n'umujeni ku mugoroba uko bakinaga urumva uruze ko wese nyina bisesengura ukwe akabibona ukwe akubundi Liverpool ku mugoroba wayibonaga kuri gukina 4-3-3 nyine yahita gahenga mahiga uri kubyumva wayibonaga ko igoye kitike inshuro nyinshi ari gusa n'ukinira ku ruhande kuko na Kodiga Gakpo nawe still ameze nk'uri gukina uruhande rw'ibumoso naneso baramutse babanjemo gutya umusimbura wa mbere yabandi ngomoha kiza senari na Salah cyangwa Chiesa jewe ndabona ko n'umutoza Liverpool agifite akazi oya akazi ko karahari kuko icyambere ari umwe mu bakinnyi bagize amanota meza muri no match dore nguri ikintu gikomeye dore ahantu kiri Benja ikintu gikomeye dore ahantu kiri hari umukinnyi hari abakinnyi arimo agerageza ashakishiriza uburyo bagomba gukina ku bwanjye mbona ari mu buryo bwa price kuko abo basanzemo ntibarabarusha munyahegitere ya niwe mu kuvuga aho ngaho ubwo Ekitike
yinjiye muri Liverpool nk'umukinnyi utari uri muri plan uko mpamya ko iyo Isak bamubona mbere ntabwo Ekitike bari kumugura cyane bivuze ngo kuri liste z'abakinnyi bagiye binjiye kuri Sama bafite ubwo Ekitike yabaye backup babuze Alexander Isak nuko noneho rero ahantu yahise arishiriza umutwe umutoza ubu umunota umwe iminota 90 ibijana arakiguha wakibuze ubu mushaka uba utamushaka kandi ururimi rw'umupira ni ukuri kurahari kuba kugaragara ntabwo uyu munsi wakwima umukinnyi mwiza ugutsindira imbere uvuga ngo ugiye gushyiramo umukinnyi wirukanka mu kibuga jisite utaragera ku rwego aho ni umupira ucangira abantu urumva ibimworoheye nuko yahise yongera akivunikira umunyaritire wanjye uzantu bicangira umwana wa Kabarore uzantu bacangira umupira ucangira abantu se fata ko abo bataka bombi uwari priorite muri Liverpool ari Isak uri gutanga umusaruro se ni backup naho ngaho ariko uziko ari futurere gutegeka iki kimushuri muri forume of course none uri muranatsindwa ushobora gukinisha utari muri forume ariko ikipe igatsinda yego bavuga barimo barashaka wenda bikanazamura forume ariko none uri muratsindwa umukino urugero rwiza rwo kuzamurira umukinnyi forume shyiramo Ekitike akibura mu minota 75 15 Isak azatsindira ibitego bibiri umuhereze n'amaci kurikira hayitangire none hafatireho turebe niba hari ikintu cya mbere cyangiza umukino abakinnyi bose ku mupira ku kirenge bawukina ushobora gusanga tuwuhuza ariko mu mutwe uko dutekereza twese mu mutwe nibyo uburyo atandukanye na Newcastle Isak uyu mwaka ashobora kuwukoresha yiyambura ibye na Newcastle no kwinjira muri Liverpool cyane nibyo yaje no kugira ikibazo cya groin injara avamo yagawe muri half time yagarutse urumva nabonye umutoza avuga ko ushobora no kumara ukwezi hanze yavuze ngo baraza gukonfirma barebe icyo yavuze cyo kure nuko we na Flimpong yavuze ngo bari hanze ibyumweru runaka gusa hari ikintu nyine gihari mu buryo bugaragara ntabwo dukweshoninga level ya Isak twarayibonye bitari rimwe bitari kabiri bitari gatatu urwego nyine byane bavuga ngo class is permanent kuko yari umukinnyi mwiza muri Premier League kuko yari umukinnyi mwiza muri Premier League baranamutoye na bagenzi be no muri equipe y'umwaka ushize yararimo ariko currently ntabwo aragera kuri urwo rwego rwatumye bamutora kandi none undi mufaransa wicyaje kuri benshi we ni hagana gutorwa n'abagenzi be top scorer we ubu ngubu nukuvuga ngo n'ahandi wa mudropinze kuri match ya Southampton yaje arakigu time 45 yaraje arakigu go kuri match ya Southampton dore ahantu bikomerera nuko unasanga none na expectation ziba ziri high ntabwo wumva ukuntu ikipe yatwa champion igashora miliyoni 450 ikagura abakinnyi beza dusanzwe tuzi uyu munsi uvuga ngo ni equipe iri ku rwego rwo gutsindwa imikino niyo yabibiri kurikirana ntibishoboka nibiri mu bitabo by'abayobozi be bari Nestrote baramubwira ngo subiza ibintu ku murongo cyangwa se igihe cyawe kibe gito kuruta uko twabitekereje hano twaye championa nibyo yasohotsemo uwo mukinnyi n'abandi basohotse nka bane hazbura hasohotsemo abakinnyi bane bari muri batatu bari muri 11 ariko ninjiyemo abandi beza nabo ariko nitwabishinja umutoza se gute ku bakinnyi basohotse Trent yasoje amasezerano aragenda kuri Trent wenda abagurishijwe cyane cyane nka Luis Diaz reka nzi cya Diaz ndakigusobanurira Trent yasoje amasezerano aragenda Darwin yamubaraga sibyo undi yitabye Imana Luis Diaz ibijyanye no kumugurisha n'uburyo yamukoreshaga 100% byagaragara ko ari umukinnyi afite nkuko yamukoresheje imyaka 3 yose sezishize kandi naho yabanje kwizera Darwin akamuha match yaje gusanga bidashoboka amukuramo asubiza Diaz kuri nimero 9 amukoresha gutyo kandi yatsinze ibitego 13 mwaka ushize ariko ibintu byo kumugurisha hari icyitwa mbona ari kuri kote ya business cyane nasi kurusha ibijyanye no kuvuga ngo simkeneye umukinnyi nge nk'umutoza hakazamo imbaraga zo gupezanya ni umukinnyi nawe ubwo urimo urasaba amasezerano y'ibyo 200 yahimbwaga 55 imyaka 2 yari yasigaje ni miliyoni 5 nakirwaho kuri ibyo 200,000 ukamwongera n'imyaka 2 mu myaka 4 araza kuba ageze muri miliyoni 38 z'umushahara kandi hano hari equipe irimo irazana miliyoni 75 umukinnyi nawe ubwo arimo arasaba kugenda arimo arabaye ati muhundeke nigendere niba ntacyo bibatwaye ukaza kubona ukabona ku mafaranga bari bamaze gutanga ku isoko
hari uburyo muri bya bintu byo kubalansa ibitabo byabo kuri transfer ya Luis Diaz byabafashije ntibikuyeho ariko karite babuze mu kibuga kuko n'uyu munsi baramumisinga ku buryo bugaragara icyo cyo buri wese arakibona ahubwo hakaza kubamo ngo reka turebe noneho byashoboka ko twashaka ikindi gisubizo tukaba twafatirana ihene irimo irahebeba mbona ariko nkuko byagenze kuko nk'umutoza we wifuza gutoza ejo sinzi niba mwarabonye ikiganiro Klopp yakoze nk'umutoza we wifuza gutoza nta mutoza wavuga ngo uyu mukinnyi ni mwiza nagende ahubwo hazamo izindi external factors zizamo zikabyiganaho noneho bakaba nta bindi bisubizo wabona hano n'uyu mukinnyi tukamurekura nkuko bera Luis Enrique nubwo bavuga ngo ni icyemezo cye yego nuko aguma ku ijambo ariko ubuyobozi bukongora twa Champions League umuntu urimo urasaba amafaranga ngana gutya nta bindi bisubizo mutoza wenda akaza bagahita bidefana akakubwira ati ngewe noneho nashaka guyo ko nta kindi wabikora wafite n'icyo avugira so mbona rero ko reka tuyoka subiza kuri Brentford